data, Imana ishimwe ko ikomeje kunshoboza ikampa imbaraga zo gukomeza gutambutsa ubutumwa bwiza no kuri iyi channel ya YouTube. Imana ishimwe kandi nshimiye abari bose abari gukomeza gukurikirana iri jambo bagakomeza kwigana ubutumwa bwiza. Ndasaba rero Uwiteka kugira ngo buri umwe wese wumvira ijambo Imana imufungure umutima, iri jambo rigende rifite imbaraga ndetse n'umwuka wera, ndetse ribasha gukora ku mitima y'umuntu rikamuhindura. Ndasaba Uwiteka rero kugira ngo tuze kubona koko urukundo ruri muri iri jambo, urukundo rw'Imana, uburyo Imana idukunda. Tugiye kwiga rero mu Baroma hano igice cya 5 kuva ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 11. Haravuga ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Turatangira tubona ko ngo tukiri abanyantege nke, ngo mu gihe gikwiriye, ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo turi abanyantege nke. Hari ijambo twiganye ubushize, twiganye iryo gukiranuka, uburyo twabona gukiranuka, twigana amahoro tubona muri Yesu Kristo. Tubona ko tubona gukiranuka bivuye mu byo Yesu Kristo yakoze, bitava mu mirimo yacu. Ni ukuvuga mu gihe twari tukiri abanyantege nke, twari tukiri abanyabyaha imbere y'Imana, twaranukaga, twari tuboze, twari nk'amagufa yambaye ubusa, nyine atatanye nko mu kibaya. Muri icyo gihe rero ntago twebwe ubwacu twari kubasha kwikiza umujinya w'Imana, ntago twari kubasha kwikiza kurimbuka kwari kuturi imbere. Ariko ngo mu gihe gikwiriye ngo Kristo yapfiriye abanyabyaha. Abanyabyaha nde? Twebwe yaradupfiriye mu gihe twari tumeze muri ibyo ngibyo, turi aho ngaho ntacyo twabasha kwikorera, ntacyo twabasha kwifasha. Mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Ntago yari atinze, ntago yari ageze gute. Igihe gikwiriye Kristo yaradupfiriye twebwe abanyabyaha, aduhereza ubugingo buhoraho, aduhereza gukiranuka tubona mu kwizera. Ngo birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Turi kubona ko ari gutanga urugero. Biragoye ko umuntu mu buzima busanzwe hano, biragoye rwose ko umukiranutsi, umuntu yapfira umukiranutsi karate rwose uriya muntu umukiranutsi, nyine ni ibintu bishoboka ko umuntu yapfa kuza gusa wapfira umuntu kubera wenda ko ari kubona uko ameze. Ngo nkanswe noneho umunyabyaha. Noneho ibaze nimba umuntu atapfa gupfira umukiranutsi, ese noneho wa wundi uri mu byaha, uri mu bintu bibi, ese noneho ninde waza kuza kumupfira? Ni ibintu bidashoboka. Bari kutwereka neza urukundo Imana idukunda, kuko yo yaje kudupfira turi babi. Ntago yabitewe nuko twari beza, nuko twasaga, twari babi, twasaga nabi, turi kwivuguruta mu isaha y'ibyaha. Rero ntago Imana yabitewe nuko twari abakiranutsi. Muri Tito haravuga ngo twakijijwe, ntitwigeze dukizwa bitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo twakijijwe n'urukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana. Rero turi kubona urukundo rurimo hano, uburyo ubwa Imana yambaye umubiri, ikaza ati ijambo yahindutse umuntu kugira ngo noneho aze umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho, ndetse abe n'umwana w'Imana, tube tubyawe n'umwuka. Rero aha turabona urukundo rukomeye
uburyo nyine ntago ubwacu natwe turebe, ntago umuntu yapfa gupfira undi niyo yaba ameze gute, ati cyakoza icyakora hari byashoboka ahari ni ibintu nyine ni amahirwe make cyane yuko bishoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Bijya bibaho wenda umuntu, ako ni gake cyane yuko rwose ibintu bibaho yuko nyine umuntu yaza gupfira umunyangeso nziza. Ariko nubwo ibyo bibaho yuko umuntu yapfa kuza gupfira umunyangeso nziza, nabyo bikaba tubibona gake cyane. Kuri Yesu Kristo ho ntabwo ari gutyo byagenze, ahubwo twebwe ngo yabyagenze gute? Twebwe ngo yadupfiriye tukiri abanyantege nke. Ntabwo yadupfiriye turi abantu nyine bafite intege nyine ibona ko rwose reka wenda mpfire bano bantu nanjye bazagira icyo bamarira. Oya, yadupfiriye tukiri abanyantege nke. Urundi ikintu cyo kimenyesha n'urukundo, ntabwo nyine Imana yari yaturebye rwose ngo ivuge ati oya, ahubwo yaraje ubwayo iradupfira. Yari kutureka ikabyihorera, ariko yaraje irabikora. Ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nguyu rero, nguyu umurimo Yesu Kristo yaje kudukorera, yaje kudupfira ngo tukiri abanyabyaha kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Nimba rwose wumva hari ikintu wabasha gukora, nimba hari ibyo ukora ukaba wenda wumva ushobora kuba wanizera, akaba ari n'ibintu ukora runaka bikaba byakomeza ubugingo bwawe, umenye ko rwose uri kwibeshya. Ngo Yesu Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Wowe ni gute ushobora kwizamura ngo wumve ko ibintu uri gukora biraza gukomeza ubugingo wahawe? Oya, n'ibyo byose ni Imana ibigutera. Nimba ari byiza, tubona ko mu Bafilipi 13 bavuga ngo nyine niyo idutera kwifuza no gukora ibyo Imana ishaka. Rero niyo twizeye rwose, ibyo dukora byose ntabwo ari byo gukomeza ubugingo twahawe, ntabwo ari byo gukomeza gukiranuka cyangwa tugaragaze neza ko koko twahaye gukiranuka tugukwiriye, kuko nitwe tugukwiriye, twari abanyabyaha. Rero ibyo dukora byose byiza ni Imana ibidutera kubikora, ni Imana ibyo twumva dushaka gukora byose byiza ni Imana idutera kubishaka, kuko mu muntu nta cyiza kibamo. Ariko iyo twakiriye Mwuka Wera tukizera, tuba duhindutse noneho ibiremwa bishya muri Yesu Kristo. Ngo nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Yesu Kristo niwe wadukijije umujinya w'Imana. Ntabwo twari twabimusabye, ntabwo twari twamuhaye amafaranga, nta kintu twari twamuhaye. Yaraje arabikora, atugaragariza urwo rukundo turi babi. None ubwo yakoze ibyo ngibyo, akaza agatanga ubugingo bwe, kuza kudupfira ni ikintu gikomeye ndetse cyane. Nyine kuba yarakoze ibyo ngibyo akaza akababazwa ku bwacu, ese koko ntazarushaho kudukiza n'ubundi umujinya w'Imana nawe? Umujinya w'Imana uterwa n'icyo? Uterwa n'ibyaha dukora, ibintu bikora byose bitayishimisha. Tubona umuntu uburyo muri Edeni Imana yari yamuremye ngo imuyobore, ariko we yarangiza agahitamo kwiyobora. Icyo nicyo cyaha gikomeye cyane umuntu yakoze, cyatumye kitugeza aha ngaha turi, cyo kwiyobora, tukayobora ubuzima bwacu, tukumva ni twebwe ibintu byose tubiyoboye, ndakora ibi, ndagira gutya, ariko utazi ko Imana ariyo niyo ikwiye kuza ikayobora ubuzima, kuko niyo yabuguhaye, niyo yaburemye. Icyo nicyo cyaha twakoze tutari tunanatekerezaho, ariko kwiyobora twahisemo muri Edeni nicyo cyaha gikomeye. Rero iyo twizeye, Imana iraza ikaza ikicara muri wa mwanya ikatuyobora. Ibyo bintu rero byateye umujinya Imana ubwo twahitagamo kwiyobora, n'ibindi byaha byose byahise bikomokeraho kuri ibyo ngibyo byose, rero bitera Imana umujinya. Ariko rero ubwo noneho twizeye Yesu Kristo, tukezwa n'amaraso ye, n'ubundi hari igihe muri ubu buzima turimo, hari igihe uteshuka ugacumura, kandi burya ngo nituvuga ko nta cyaha kiturimo tuba twise Imana ibinyabinyoma. Nuko rero hari igihe ducumura, hari igihe dukora icyaha. Icyo gihe rero niyo bibaye, amaraso ya Yesu Kristo atwezaho ibyaha. Iyo atwejejeho rero, ntabwo umujinya w'Imana ubasha kutugeraho, kuko umujinya w'Imana uri ku bantu bose batari bizera Yesu Kristo, kubera ko Yesu Kristo niwe wenyine wabasha gutuma wiyunga n'Imana, niwe wabasha gutuma utaba umwanzi w'Imana, kubera ko akwezaho ibyaha byawe. Rero arushaho gukomeza kudukiza uwo mujinya, kubera ko arakomeza tweza mu gihe cyose tutari gusa nk'uko Imana ishaka, kuko turiho tugenda duhindurwa nk'uko Imana ishaka. Ibi byose rero biratugaragariza urukundo, ntabwo biduhereza kumva nta kibazo gukora ibyaha. Oya, ntabwo bituma turajya gukora ibyaha kuko turi kumva ko nubwo twakora icyaha amaraso Yesu Kristo atwezaho ibyaha. Oya, ahubwo biraza kudusigira iki? Biraza kudusigira kubona urukundo Imana idukunda, biraza kudusigira kwanga gukora ibyaha, kubera ko Imana nta kitari gukora kugira ngo duse nayo,
nta kitari gukora kugira ngo tubashe kubona ubugingo, tubashe gusa nayo. Nuko rero ubuntu twahawe, gukiranuka twahawe bitavuye ku mirimo, bivuye mu kwizera, bidutera gukora ibyo Imana ishaka, tukabikora twishimye, nabwo tutumva ko ari ibiri gukomeza ibyo twahawe, ahubwo ari ibyo kwishimira Imana. Ngo ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Ngo ubwo twunzwe n'Imana. Uyu munsi ku muntu wizeye, n'utari wizera njya mubwire ngo niba ushaka kwiyunga n'Imana, izere uyu mwami Yesu Kristo, wizere akwezeho ibyaha byawe, agukureho ibyaha byawe, kuko niwizera ko rwose Imana yamuzuye, ukizera ko ari we mwami wawe, ni ukuri ubasha kugukiza, agukiza uyu mujinya w'Imana, ukizera ko ari we ugukuraho ibyaha byawe, ukizera ko urahabwa ubugingo buhoraho, ni ukuri nta kabuza uraza kuba ubaye umwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye. Nuko rero uyu munsi twabaye umwe n'Imana. Imana ubundi muri yo nta cyaha kibamo, nta nubwo iturana nacyo, ntabwo ibana nacyo. None ngo twunzwe n'Imana, kandi turabona ko kuri uyu munsi ari igihe umuntu acumura. None ibi bintu birashoboka biti? Ibi bintu rero impamvu biri gukunda, impamvu twabaye umwe n'Imana, ni ukubera iki? Ni uko amaraso ya Yesu Kristo nyine aruzuye, yaratwejeje. Nuko noneho uyu munsi twabaye umwe n'Imana, kuko ntabwo twabasha kwegerana n'Imana dusa nabi, turi abanyabyaha, twahita dupfa, twarimbuka. Niyo mpamvu rero uyu munsi amaraso ya Yesu Kristo aracyakomeza kutwezaho ibyo byose, adutegura kugira ngo noneho azaze asanga noneho dusa neza nta kibazo. Rero ngo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Tukiri abanzi bayo. Mbere twari abanzi b'Imana, ariko ubu ngubu dusigaye twarabaye inshuti zayo, nk'uko turaza kubibona hasi. Ngo none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. None ubwo twiyunze noneho twunzwe n'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo, ngo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Yesu Kristo tuzi ko rero niwe mutambyi mukuru, niwe udusabira, niwe ukora ibyo byose. None se kubw'ubugingo bwe ntituzarushaho tuzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Ngo ariko si ibyo byonyine, ngo ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Twabonye ko uburyo twishimira mu makuba, twabonye uburyo ngo hano ngo ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Tukaza kubona ko ibi bintu byaje bitewe n'urukundo twabonye rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka twahawe. Umuntu ntabwo abasha gukunda Imana usibye ufite Mwuka Wera, usibye uwizeye. Naho utari wizera ni umwanzi w'Imana, nk'uko twabibonye, ni umwanzi w'Imana. Ariko noneho wa muntu wizeye, ku murongo wa 5 hano hejuru twabonye ko ngo kubw'urukundo rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Nuko noneho dusigaye dukunda Imana kubw'Umwuka Wera twahawe, dusigaye dukunda Imana kubw'urukundo rwayo yadukunze. Si twe twayikunze mbere, ahubwo niwe ubwayo yadukunze mbere. Ngo ariko si ibyo byonyine, ngo ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ni iki kiri gutuma twishimira Imana? Kubw'umwami wacu Yesu Kristo, kuko niwe uraza akaturemamo umutima mushya, akadukoramo umutima wo kwinangira, akadushyiramo umutima mushya mwiza urimo n'urukundo, niyo akatwezaho ibyaha byacu, kuko nta munyabyaha ubasha gukunda Imana. Ngo ukiduhesha kuzura nayo. Nyine kuzura ntago ari ukuzura, ni ukuzura. Kuzura ni nko kugira ubushuti. Ni ukuvuga ngo turi inshuti, ngo ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo umwami wacu niwe uduhesha kuba inshuti n'Imana na bugingo n'ubu. Kuvuga ngo ejo hahise, uyu munsi niwe ukiri gutuma tuba inshuti y'Imana, inshuti z'Imana. Kubera iki? Kubw'amaraso ye atwezaho, kubw'urukundo rwe, kubw'umurimo yakoze. Niwe kuri uyu munsi na bugingo n'ubu ukiri gutuma twumva dukunze Imana, kuba tukiri mu kwizera, kuba tukiri gukora ibi byose byo gukiranuka. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ni Yesu Kristo ukiri kubidukoresha kugeza na bugingo n'ubu. Rero nk'uko nabivugaga, byandi byose dukora byiza byose tubiterwa na Yesu Kristo twizeye. Niwe uza akaturemamo umutima mushya, niwe uza noneho akadukoreramo ibyo gukiranuka. Rero tuzaza tubikora
tukabona rwose twakoze ibintu byiza, Imana iri kubishima, none uri kubishima, nuko tujye twihutira cyane gushimira Uwiteka Imana, kuko ni wowe uba watugiriye ubuntu bw'uko kugira ngo ibyo bintu bikorerwe muri twebwe. Tujye dushimira Imana rero iyo turi kubona ibyo byose bikorerwa muri twebwe, kuko ngo umurimo Imana yatangije muri wowe nta kabuza rwose izawurangiza. Ni ukuvuga ngo rero ni umurimo iri gukorera muri wowe, wishime rero ko iri kuwukorera muri wowe. Ntujye imbere y'Imana wareze agatuza ngo ariko ngiye buriya ngewe nakoze ibi n'ibi n'ibi, nuko rero Imana nanjye izanyibuka izankorera ibi n'ibi. Oya, ahubwo ni Imana iri kubikorera muri twebwe. Tujye twishimira rero ko twagiriwe ubuntu bwo gukorerwa Imana yakoreye muri twebwe. Ibintu rero biratwereka urukundo rw'Imana. Nifuje ko twabyiga uyu munsi tukabisangira, tukabona urukundo Imana idukunda. Nshishikariza na buri umwe wese, ni ukuri utari wizera uyu mwami, mwizere kugira ngo ubashe kubona ubugingo buhoraho, ubashe kwiyunga n'Imana. Ni ukuri Imana niramuka ije utari wiyunga nayo, niyo yaremye isi n'ijuru, niyo yaremye byose, niyo yaremye iyi si turiho, amazi, ibiki byose. Ni ukuri bizaba ari ibintu biteye ubwoba. Kuba utariyunze nayo uri umwanzi wayo, ntabwo muzakiranuka, kuko ibihembo by'ibyaha, ibihembo by'umuntu utari wizeye Mwami Yesu Kristo ni ukurimbuka kandi agashya byiteka mu muriro utazima. Ni ukuri rero icyo nkwifuriza ni uko wakwizera uyu Mwami Yesu Kristo kugira ngo tuzabane muri ubu bwami. Bisabe mu izina rya Yesu Kristo, amen.